Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi mubana natwe mu biganiro bitandukanye. Tugaruka muri story zitandukanye. Ni None TV, mushimire wowe wakoze subscribe nawe utarayikora oyikore. Sam Karenzi rero yasabye RIB gutumiza Kenesi agasobanura ko yagereranyije abanyamakuru n'abajenosideri. Uti byari bivuye ku kintu nyuma yaho Kenesi yaratangaje amagambo avuga ati RIB nimamagara nditaba. Ibyo rero byabaye imbere y'uyu mukino mu kurema ibyo baremye naho bitandukaniye n'ibyo Leo Mugesera n'ibyari wo Mugesera. Niba dukorera mu gihugu gifite umurongo, ibi nabyo bigomba guhinduka. N'amagambo ya Kenesi, akaba umunyamakuru wa Radio TV1 kandi akaba umuyobozi wayo, ndetse akaba n'umuyobozi wa Gasogi cyangwa se perezida wa Gasogi, ubwo yavugaga ku mukino wa Bugesera ndetse na Rayon Sport. Benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bagiye batungurwa n'iyi mvugo, navuga bati ni gute yaje kuba gereranya siporo n'ibi bintu bya Leo Mugesera wakoze jenoside. Umwe mu banyamakuru rero nibatanzwe gusa naho batanga gasopo. Wa mbere rero yaje kuba Sam Karenzi, ubwo akaba ari umuyobozi wa Ice FM, avuga ati RIB nimuhamagaze, RIB nimutumizeho. Umunyamakuru rero wa Ice FM Sam Karenzi yasabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB guhamagaza mugenzi we wa Radio TV1 akaba na perezida wa Gasogi Unity ikakoza nkuriza Charles, uyu nguyu yamenyekanye nka Kenesi, agasobanura uburyo agereranya abanyamakuru ba siporo n'abantu bakoze jenoside. N'amagambo yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abakurikiye ikiganiro cyaceka kuri B&B FM bumvishe ko bamuhamagaye Kenesi kugira ngo bamusobanuze ku byo yavuze kuko bari bikanzemo. Karenzi rero yabivuze kuri wa mbere tariki 19 Gicurasi 2025 mu kiganiro urukiko rw'ikirenga cya SKFM, ubwo yagarukaga n'ubundi ku magambo ya Kenesi wavuze ko imvururu zabaye ku mukino wa Bugesera FC na Rayon Sport mu mpera z'icyumweru zaturutse kuba byabaye imbere y'uyu mukino naho bitandukaniye n'ibya Leo Mugesera. Leo Mugesera, abakurikira amateka, n'umwe mu bateguye akagira uruhare mu gushyira mu bikorwa kwa jenoside yakorewe Abatutsi. Benshi bibazaga bati ni gute abanyamakuru tugereranywa n'uyu mugabo. Muri iki kiganiro rero Karenzi yavuze ko Kenesi ari umunyamakuru nk'abo bose, ndetse atari umuyobozi wabo, kuko niba afite radio hari n'abandi bazifite. Ahangira ngaho ari wenda yashaka kumwibutsa ko nawe rwose radio ayifite. Yakomeje agira ati niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, Kenesi akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo abanyamakuru ba siporo bashobora kubafata akabagereranya n'abajenosideri. Kenesi kandi nawe yari yavuze ati niyo RIB yamamagara. Karenzi rero yongeye ko nubwo atari umuvugizi w'abanyamakuru ba siporo, ariko afite uburenganzira bwo kugira icyo abivugaho. Asaba ishyirahamwe rero ry'abanyamakuru ba siporo mu Rwanda AG Sport kwamagana amagambo yavuzwe na Kenesi. Mbasubiriremo aya magambo. Ni amagambo Kenesi yavuze ati RIB nimamagara nditaba. Ibyabaye imbere y'uyu mukino mu kurema ibyo baremye naho bitandukaniye n'ibya Leo Mugesera. Niba dukorera mu gihugu gifite umurongo, ibi nabyo bigomba guhinduka. Ariko yatangira avuga ati RIB nimamagara nditaba. Sam Karenzi rero waje gusaba AG Sport ko yakwamagana amagambo yavuzwe na Kenesi, ati AG Sport hakwiye itangazo ryanyu ryamagana ibi bintu. Ntabwo dukeneye ko abatwumva, abumva amaradiyo, abumva ibiganiro bya siporo, abanyarwanda badushyira mu gatebo kamwe n'abakoze jenoside. Ntibikwiye na gatoya. Nakuri iki kiganiro cya B&B FM witwa Shehe niwe yavuze ati reka ntabwo ibintu bikwiye kugiranya abantu n'umuntu wakoze jenoside. Byongeye ati ntabwo Kenesi ari ufite uburenganzira wenyine ku bitekerezo by'itangazamakuru rya siporo, cyane ko nta kigaragaza ko ibitekerezo bye ari byo bitabogamye. Ntabwo ari we wera muri iyi siporo ku buryo wavuga ngo akwiye kuwuha umurongo. Ntabwo Kenesi ari ukunda igihugu kurusha twese abanyarwanda. Ni Sam Karenzi wasubizaga Kenesi ku mvugo yari yatangaje benshi batumvisheho kimwe. Karenzi rero yibukije ko nta wundi muntu wise umupira w'u Rwanda umwanda kurusha Kenesi. Byongeye wakaba yarakuye ikipe ya Gasogi United mu marushanwa inshuro nyinshi, akongeraho no kwibasira abasifuzi. Ngibyo rero ibya Sam Karenzi ati niba koko abantu bose barebwa n'amategeko,
Kenesi akwiye kuba uwa mbere witaba ribu agasobanura uburyo agereranya abanyamakuru ba siporo n'abantu bakoze jenoside. Ese mu by'ukuri biragarukira he? Kenesi rero yakomeje avuga ati abanyamakuru dufite uruhare runini mu gutuma ibyabaye hariya biba. Numvise ibyavuzwe n'itangazamakuru agenda karanyica n'abakora iperereza nibi mu birebeho. Mbere y'umukino wahuzaga ikipe ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, benshi mu banyamakuru, bamwe mu banyamakuru bari bagiye bavuga batangaza ko Rayon Sport ishobora kuza kwibwa, ndetse banavuga bati uyu mukino ukwiye guhabwa umusifuzi mpuzamahanga kuko ni umukino ushobora kugena uko igikombe gitangwa. Ko n'ikimenyimenyi Rayon Sport yahise iva ku mwanya wa mbere, bivuze ko itsinda uwo mukino yari gukomeza ari iya mbere. Ibyo rero byose byagiye biba urujijo, ariko kandi byabaye urujijo mbere yuko hafatwa n'ubundi umwanzuro ku bijyanye n'isubukura rya match ya Rayon Sport ndetse na Bugesera. Umwanzuro waje kuvuga ko match igomba kuzasubirwamo guhera ku munota 53, ariko bagakomereza n'ubundi ku bitego bibiri byari byatsinzwe, ariko match ikazakinwa away pro cyangwa se ikazakinwa n'abafana barimo. No mukino rero wateje imvururu benshi, ariko nanone bongera kwibaza no gutekereza ku migendekere ya shampiyona y'u Rwanda. Benshi bongera kwibaza ku misifurire ya shampiyona y'u Rwanda, benshi badasiba kunenga. Mu minsi ishize nibwo Ferwafa yari yahagaritse abasifuzi batatu bakekwagaho match fixing cyangwa se kugurisha imikino. Ibi byose rero byabaye urujijo ndetse n'intandaro ya benshi bibazaga bati bite bya shampiyona y'u Rwanda, ese umupira w'u Rwanda urimo uragana he, ese shampiyona y'u Rwanda irimo irerekeza he? Ni urujijo rwinshi rwabaye ku mbuga nkoranyambaga. By'umwihariko rero naba ko aya magambo ya Kenisi yongeye gusa naho ateje urujijo mu sportif by'umwihariko, ariko kandi n'abanyarwanda baza amateka y'igihugu cyacu. Sam Karenzi rero yaje kuba atabaza, aravuga ati uyu muntu ribi mukurikirane, ribi muhamagare, ati niba koko abantu bose barebwa n'amategeko. Uyu muntu ashyizemo ngo niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, haba harimo gushidikanya. Avuga ati se koko icometsemo akantu ka konongo, wango reka turebe uko bigenda. Ubona ko rero benshi bategereje se koko uyu mugabo witwa Kenisi ibintu yavuze, ariko mbona ko wenda ashobora kuba yabivuze yabitekerejeho, ko niba atangira avuga ati ribu nimamagara nditaba, babivuze ko wenda nawe yarabizi ko koko ribu yamuhamagara, kandi wenda yarazi nuko yabisobanura. Ibyo byose rero nibyo gutega amaso, nibyo gutega amatwi, tukazamenya ngo ese koko bizagenda gute, ese koko bizarangira gute bite by'uyu mupira w'u Rwanda. Benshi bagiye bakomplaininga bati Rayon Sport penalty barayibimye, abandi bati APRFC bayahaye penalty itariyo. Abishanya makuru nk'abane rwose bavuga bati penalty ni yariyo. Ibyo rero byose bikwereka ko byanga bikunda football y'u Rwanda ikeneye wa mugani undi musata. Ibi kandi byakomorwe n'undi ku munsi w'ejo nibwo abafana ba Rayon Sport batabaje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, batingira ngo Rayon Sport ikwiye umwihariko. Benshi bakanavuga bati se kubera iki Rayon Sport ari ikomeza gucomplaining? Ariko kandi muri statement nabonye mbere umuyobozi wa Bugesera Gahigi yari yavuze ko imisifuro yagenze neza rwose, ayiha 90%, ariko anavuga ko match nisubirwamo atazabyemera. Ubwo rero no gutegereza tukareba ese koko azemera gusubiramo match, ese koko match nizasubirwamo. Ibyo byose nibyo guhanga amaso, nibyo gutega amatwi, ariko mwibutse ko YouTube channel kugeza amakuru abagezweho kandi yizewe ni None TV. Rero none kora subscribe, none niwo mwanya ufite kunya gukora subscribe ujyana natwe umunsi ku wundi. Reka rero navuga ngo minire hano, ubwo wenda turaza kuba tumenya amakuru ari imbere. Ese koko Kenisi aratumizwa? Ese koko ibyo Kenisi yavuze yarafite ishingiro? Ese koko nta tegeko rimuhana? Ese koko ibyo yavuze yari yabitekerejeho? Ese koko message ya Sam Karenzi yo gusaba ko Kenisi ahamagarwa
na RIB akajya gutanga ubusobanuro yo ivuze iki. Byose nibyo tuzakugenda dukurikirana mu minsi iri imbere. Reka tubitege igihe, reka tubitege amaso, reka tubitege amatwi, ibindi byose tuzagenda tubimenya hano 5 kuri 5. Nitwa Patrick, mugire umugoroba mwiza.